Turagarutse kandi tugarutse ku makuru ya politike na diplomasi n'ubundi tuje tubagezaho amakuru agiye atandukanye yaba arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba ibyandikirwa hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ndetse turabagezaho n'indi nkuru zigiye nyinshi zigiye zitandukanye yaba izo twagiye dutoza ndetse n'izagiye zicicikana. Wowe utarakora subscribe ni ngombwa ngo uyikore, kuri wowe utarakanda kunzogera ni ngombwa ngo uyikore kugira ngo amakuru yose tuzadusora azaza kugeraho nta vumbi. N'ubundi nk'uko nababwiye reka tuze tubanyiremo mu ncamake aya makuru yacu agiye kwibandaho. Turaza kubabwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cya M23 ngo gikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo kirebe uburyo ki cyafata n'indi mijyi igiye itandukanye. Ni nyuma y'uko bari bafashe umujyi wa Goma. Aka kanya tayari tuvugana umujyi wa Goma wamaze kugera mu maboko y'igisirikare cya M23 icyambuye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese uwo mugambi wa M23 wo gutegura uburyo bafata indi mijyi igiye itandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese ibyo ngibyo byifashe gute? Turaje tubikugezeho mu makuru yacu agiye arambuye. Si ibyo gusa kandi turababwira ko ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi Felix Antoine Tshisekedi ngo arimo avuga ko ngo afite umugambi wo gutegura uburyo ki bakwigarura umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wungirije umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari wo murwa mukuru wa Goma, ari wo nyine igisirikare cya M23 cyafashe. Bikaba bivuga ko ngo nyine ngo agiye kwifashisha SADC ikamuha intwaro zikomeye ndetse n'ibindi bihugu bikomeye kugira ngo barebe ukuntu bakwigarurira uwo murwa mukuru wungirije Kinshasa. Bikaba bivuga ko nyine ngo ashobora, ese ibyo ngibyo byateguwe gute, ibyo ngibyo biraza gukorwa gute? Ibyo nabyo turaje tubikuramburiye mu makuru yacu arambuye. Agataho kandi umuvugizi w'igisirikare cya M23 arimo aravuga ko ngo bafashe umuyobozi mukuru ngo w'igisirikare cya M23 nako ngo umuyobozi mukuru w'igisirikare cya FARDC ari we igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ashobora ngo kuba yishyikirije SADC mu rwego rwo kugira ngo yerekane ko nyine yamanitse amaboko. Ntabwo yageze yishyikiriza umurwi mukuru wa M23 ahubwo ngo yishyikirije SADC. Se yishyikirije SADC gute? Ibyo nabyo turaje tubikugarukireho mu makuru yacu arambuye. Si ibyo gusa kandi turabagezaho n'andi makuru y'uko ngo umuyobozi mukuru w'akanama ka Loni ushinzwe nyine communication mu kanama ka Loni nyine ngo bamubajije ese impamvu adafasha Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya u Rwanda. Arangije avuga ko ngo igisirikare cya Repubulika y'u Rwanda ngo gifite intwaro nyinshi, ngo ku buryo intwaro za SADC ndetse n'intwaro za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ntabwo bafite ubushobozi bwo kuba batera u Rwanda, kuko u Rwanda ngo rwariteguye ku buryo buhagije, ngo ku buryo rufite intwaro zigiye zitandukanye. Akaba ari nayo mpamvu nyine ngo SADC idafite gufasha SADC ndetse na ONU ngo bidafite gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko baba ari nko kurwana n'intare. Bivuze ngo nyine ngo bacitse intege nyine ngo kubera ko u Rwanda rwiteguye kandi ngo rufite intwaro nyinshi nini zihambaye ku rwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo bivuze hehe, byagenze gute, byarangiye gute? Ibyo nabyo turaje tubikugarukiye mu makuru ya politike na diplomasi tugenda tukugezaho. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakanda kunzogera kugira ngo amakuru yose tuzajya tukugezaho azaza kugeraho nta vumbi. Mu makuru muncamake n'ubundi twaje tubabwira ko ngo igisirikare cya M23 ngo gifite intwaro nyinshi ngo ndetse ngo kirimo kwitegura kugira ngo kirebe ukuntu cyafata indi mijyi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo cyane cyane bakibanda ngo kuba gufata umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo Kongo Kinshasa. Ubwo ibi ngibi byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 ari we Wiringoma, avuga ko ngo bashaka gufata umurwa mukuru wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo bagarure ngo umutekano, ngo kuko barimo barakubona ko
Felix Antoine Tshisekedi ibyo arimo akora byose birasa nkaho arimo kwikinisha, ibyo yakora byose ngo igisirikare cya M23 kiramufite kandi kiramufite 5 kwa 5. Ese ubundi iyo ntambara izahoshwa gute? Uko twagiye tubibabwira, igisirikare cya M23 cyafashe ubuce bugiye butandukanye, ubwo buce ni nka Masisi ndetse na Kanyabayonga ndetse n'akandi gace kazwiho kuba gacukurwamo amabuye menshi y'agaciro, ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nka Mwaro, Masisi n'ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ibi bice inyuma y'uko ifashe na Goma, ese bizarangira Kongo Kinshasa yifashe? Ese ibyo byo bizarangira gute? Reka nabyo tuze tubitegeye tubihange amaso, tuzaza tugenda tubikugezaho uko bukeye n'uko bwije. Tubibutsa ko kandi Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika ya Kongo, yatangaje ko ngo akeneye intwaro nyinshi zivuye muri SADC kugira ngo barebe uko bakwikiza umwanzi, ngo barebe ukuntu bakwikiza M23 bakigarurira agace ka Goma, ngo kuko ntabwo arimo kwiyumvisha neza ko uburyo ki igisirikare cya M23 cyafashe Goma, ngo nta n'ubu ngo ntabwo arimo kubyiyumvisha neza. Niyo mpamvu wakeneye intwaro nyinshi kugira ngo arebe uko yarwanya igisirikare cya M23, ndetse akaba yafata n'ibindi bitwaro akabitera mu Rwanda, akarwanya u Rwanda, ngo kuko avuga ko u Rwanda ari agahugu gatoya, ngo igisasu kimwe cyonyine gishobora kuba cyaturitsa u Rwanda. Mbese ibi ngibi byo bizamuhira? Ibyo ngibyo bizagenda gute? Nabyo tuzagenda tubigukurikiranira uko bukeye n'uko bwije. Tubibutsa ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bifashisha ibihugu bigiye bitandukanye nka Afurika y'Epfo, Burundi ndetse na Kenya, ariko ibi ngibi bikomeje kunanirana. N'ubundi abasirikare barimo gukubitwa inshuro n'igisirikare cya M23. Amakuru yagiye acicikana avuga ko ngo ari igihugu cyacu cy'u Rwanda kigenda kibashyigikira, ariko amakuru agatohozwa n'igisirikare cya M23 kikavuga ko ari bo ubwabo ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo gushaka guharanira ubwigenge bw'igihugu cyabo, ngo u Rwanda ntibakarushyiremo, kuko ngo u Rwanda ntabwo bazi igihugu barimo gukinisha, kuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyigenga kandi cyo kiyubatse ku giti cyabo. Ngo akaba ari nayo mpamvu rero igisirikare cya M23 kidakwiye kuvangwa n'u Rwanda, ngo kuko nta hantu na hamwe bahuriye. Tubibutsa ko n'ubundi n'u Rwanda narwo rwahakanye ko ngo batazanigera banatera inkunga igisirikare cya M23, kuko nta kintu baba bakungukiramo. Ubwo rero hagati aho ubwo Felix Antoine Tshisekedi arimo kwitabaza nyine ingabo zigiye zitandukanye, cyane cyane za SADC, ngo azisaba intwaro. Mbese ibi ngibi bizavamo, bazazimuha se niba bazimuha azazikoresha iki? Ibyo nabyo tuzagenda tubikurikiranira uko bukeye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugukora sabone, ugakanda ku nzogera kugira ngo amakuru yose tuzatugezaho azaza kugeraho nta vumbi. Si ibyo gusa kandi twabagijeho n'indi nkuru ivuga ko ngo umuyobozi mukuru w'akanama w'akanama ka ONU, ngo bamubajije ese impamvu atarimo gutera inkunga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, arangije asubiza yuko ngo igisirikare cy'u Rwanda cya RDF, ngo igisirikare cya RDF gifite intwaro, u Rwanda rwamaze kwiyubaka ku buryo rufite intwaro zikomeye, ngo ku buryo ibisasu kirimbuzi bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bifatanyije n'ibya Loni, ngo nta kintu na kimwe byakwigera bifasha u Rwanda, kuko u Rwanda rwariteguye, rufite ibisasu kirimbuzi karabutaka bidafite kugira gute, bidafite gusenya u Rwanda. Barangije baramubaza se ubundi ubona bizagenda gute? Barangije aravuga ngo ndabona hakwiye kubaho amahoro, bakagarura amahoro nyine bakabyumvikanaho, naho ubundi byo kugira gutera urundi rugamba, gutera u Rwanda byo ntibyakunda, kuko u Rwanda rwamaze kwiyubaka kandi rwamaze kwitegura intambara ku buryo nta uramutse uyihushijeho ahubwo washiduka wibonye ahantu habi
kurenza uko ubitekereza. Bivuze ngo u Rwanda nk'uko babivuze ko nubwo ari agahugu gato ariko rwihagazeho, rwagiye rwitegura. Kare nahoze mbona n'inkuru ivuga ko ngo yerekana u Rwanda rurimo kugenda rwegereza ibisasu ku mupaka wa Rubavu mu rwego rwo kugira ngo birinde umwanzi ushobora kubatera, cyane cyane ko bumvise ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite kuza kubatera. Ubwo rero amakuru tuzagenda tuyagukurikirana uko bukeye n'uko bwije. Wowe ikizabwa ni ugukora sabone ugakanda ku nzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakugezaho azaza kugeraho nta vumbi.